wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu, no mu ivuka ryawe nta hantu hariho hagutunganiye mwami. Ngwino uze mu mutima wanjye, umbemo ndabikwemereye. Ngwino utahe mu mutima wanjye, wibonere mwaho kuba. Mbese abamarayika ntibagusingije ubwo wimikwaga Kristo? Ariko mwami wicishije bugufi utuvukira utyo mu isi. Ngwino uze mu mutima wanjye, umbemo ndabikwemereye. Ngwino utahe mu mutima wanjye, wibonere mwaho kuba. Dore inyoni yo sigira aho yarika, naho ingunzu ntiburi naho, ariko wowe mwami Yesu wabuze aho urambika umusaya. Ngwino uze mu mutima wanjye, zumbemo ndabikwemereye. Ngwino utahe mu mutima wanjye, wibonere mwaho kuba. Waje uzanye ijambo rizima Kristo ryo kubatura abantu bawe, bakwitura kwanga urukundo rwawe ubwo bakumanika ku giti. Ngwino ube mu mutima wanjye, nizigiye urwo rupfu rwawe. Ngwino utahe mu mutima wanjye, nizigiye umusaraba. Ngwino ube mu mutima wanjye, nizigiye urwo rupfu rwawe. Ngwino utahe mu mutima wanjye, nizigiye umusaraba. Abari mu ijuru bazagusingiza, nuza kwima ya ngoma yawe. Zumva umbwira uti mfite aho nkugeneye, ngwino wimane nanjye ubu. Bizanezeza cyane Yesu, ubwo nzumva ijwi
cyane mukiza, zagusingiza nawe ma, bizanezeza cyane Yesu, ubwo nzumva ijwi ryawe ryiza, bizanezeza cyane mukiza, zagusingiza nawe ma.